wari umuhanga cyane umuntu ukoze ikibazo cya mbere. Uyu munsi ntangiye gutsindwa mbere kandi ari njye wateguye neza. Ni ikihe gitabo muri Bibiliya gisobanurwa nk'ubuhanga? Ikaze ni ku Ngoma TV show. Murabizi nabwiye nti mfite gospel quiz, Bible quiz, ku Ngoma quiz. Ni ibintu nzajya ngarukaho cyane aho nkubaza ibintu nuri n'icyaha ni Bibiliya tuzajya dukoresha ko bundi Bibiliya nicyo gitabo gisoma ibindi byose nabyo bigomba kutuyobora umunsi ku wundi. Ngende emitwarwa nagarutse kuri kamera, hariho bamwe mubona neza nshaka kumwibariza ibibazo kuri Bibiliya. Murabizi ni bya 2:10 abitsinda gahunda ni hahandi aho ugomba kumujyana muri range. Abitsindwa ntago tuvuga abavuga ngo wow genda icara ubwe nanone usome Bibiliya. Ko mbona ufite nagize ikibazo, nagize impanuka ntuga ku igare ngira ikibazo mu rutugu no mu rubavu, ariko kubw'ububasha bw'Imana mu rubavu harakize, ikibazo gisigaye gato mu rutugu, nabyo mu minsi mike rigiye nzagaruka ameze neza. Dushima Imana ko iki kintu nakicyambaye, ni bayita shoulder immobilizer, ni imfasha kugira ngo urutugu rutangira rusubire mu nuza muri mu mwanya wako. Okay, utuzire kuraza gukira neza. Uri tayari ku bibazo tugiye gukora? Murambaza ndagerageza uko mbishoboye, Mwuka Wera nshyigikire. Wow, reka Mwuka Wera aduhana umugisha kuri ibibazo. Ndagira ngo nkubwire ko n'undi wese ukurikiye ku Ngoma TV show, karibu ashyirandika nimero muri comment, uvuga uti nanjye niteguye kuba naza nkasubiza ibibazo bitandukanye kuri Bible, ubundi watsinda kujyana ahantu ukajya gufata lunch cyangwa se kugira impano itandukanye cyane. Reka tugende. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ninde wasimbuye Moses akimara kurekana n'abanuza n'Abanyisiraheli? Ndakomeje urugendo. Yakomeje urugendo yitwa Yosuwa mwene Nuni. Witwa Yosuwa ahise asubiza ikibazo cya mbere rwose agitsinda neza cyane. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ninde muntu Yesu afata nk'umubi cyane kurenza umwicanyi? Umuntu Yesu afata nk'umubi kurenza umwicanyi ni umuntu utuka umuvandimwe we. N'umuntu utuka umuvandimwe we. N'umuntu utuka Umwuka Wera. Angaha iki umuntu Yesu afata nk'umwanzi mubi cyane nk'uko tubibona muri Matayo 6:28, ni umuntu wese yabona umujinya. Yewe n'umujinya. Ntabwo ahangaha icyo ngicyo uracyafite 1-2. Reka dukomeze twigire mu isezerano rya kera, tugaruke mu isezerano rishyashya. Ndakeka turagenda tuvangavanga tugaruke ndetse no mu bitangaza bimwe na bimwe byagiye bibamo, ndetse no muri Bibiliya geography cyane niho tugomba kuyigarukamo cyane. Turebe ahangaha ikibazo. Wari umuhanga cyane umuntu ukoze ikibazo cya mbere. Kugerageza. Ni ikibazo ngiye kukubaza ko nahuye n'umuntu wasomye Bibiliya cyane unuzi kiriya cyo gusubiza kiriya kibazo cya mbere, ko ubu bigiye kungora kugira ngo uyu munsi ntangiye gutsindwa mbere kandi ari njye wateguye neza. Ni ikihe gitabo muri Bibiliya gisobanurwa nk'ubuhanga? Igitabo muri Bibiliya gisobanurwa nk'ubuhanga. Ubuzima n'ubuhanga. Igitabo gisobanurwa nk'ubuhanga, ngenzi ko harimo ibitabo 5 by'ubuhanga. Icy'ingenzi muri icyo gihe gisumba ibindi, harimo igitabo cy'imigani, cya Zaburi na Yobu n'Umubwiriza. Nabaje kimwe ariko byose abisubize uko byakabaye. Ndatsinzwe umuntu nategura no munsi ntasanzwe. Byose ahise nashakaga kimwe, byose ahita abirondora. Reka twikomereze. Ubwo no kuvuga ngo ufite 3-2. Niko bira kuri 3, ufite 2-3. Reka twigire noneho tugende mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera ninde mugore wa Abrahamu ndetse akabona mama wa Isaka?
umugore wa Aburahamu ni na mama Isaac. Ibwo ni izina. ni Sara wahoze witwa Sarayi. Jesus. Wow, clap for you. Aransinze wagize amanota 3 kuri 4. Ageze amanota 3 kuri 4 turacyagiye. Ayo hari abantu baba bamenyera ibintu ngira ngo twarateguranye brother. Bagira ngo twarateguranye cyane. Ikindi kibazo cya kabiri nshaka kukubaza, uranyemerera kamindura umuvuno kuko bitari byo ngibyo waza kuzuza mwarimu, waza kuzuza ntago nakuzuza byanamaze kwica. Ninde wari umwana mutoya wa Jacob na Rachel? Izina rye yitwa Yakobo banze kumwita Benoni, ariko nako Rachel amwise Benoni, ariko ubundi ni Benjamin. Ibintu bigira bagira byo. Agize ne kuri 5. Ariko kimwe nuko cyapfa ubundi yari buze kuzuza mwarimu. Abakunze bo Kungoma TV show ndekeraho cyangwa nkomeze. Ariko wasanga ibisigaye inyuma ari byo biraza kuza kukugora. Mu isezerano rya kera ninde umwami wa mbere w'Abisirayeli? Umwami wa mbere w'Abisirayeli ni Sawuli. Oh my God. Atanu kuri 6. Ninde muri Bibiliya? Nuhe mwami muri Bibiliya ufatwa nk'ubwenge ndetse wanubatse n'urusengero rwa Yerusalemu? Ni Salomo mwene Dawidi. Salomo mwene Dawidi. Hari ahantu wigeze ukopera ibintu byari byarisoza muti? Oya. Ntabwo byumvikana. 6 kuri 7 ni Kungoma TV show. Ibibazo byose nateguye umuntu twahuye no munsi byose arahise byuzuza uko byakabaye. Reka nkomeze noneho ngubu ndabona nshaka guhindura umuvuno kuko bitari ibyo ngibyo naza gushiduka ya mwarimu nayo yavuyemo. Okay. Ni nuwuhe muvugabutumwa wavuze ku ivuka rya Ntuza rya Yohana Umubatiza, wavuze ku ivuka rya Yohana Umubatiza ndetse no kuza kwa Mesiya? Ni Luka. Maraki. Wavuze umuvugabutumwa? Maraki. Iyo uvuze profete sinzi n'umuhanuzi. Voilà ninjye byagize. Ni n'umuhanuzi. Nta umuvugabutumwa. Ubivuze umuvugabutumwa nyine mpita numva baranyene ubutumwa bwiza. Aracyafite n'ubundi 7 yawe ku 9. Azi kibazo kimwe cyonyine tugiye kuri undi ngavuga ni undi 7 yamaze kuzuza kamwe n'ubundi mfata kuri 7 kwemera hano kuzajya gufata kantu kumera neza cyane. Icyanyuma bigomba no gufasha abantu kugira ngo banabimenye, ntabwo ari kugira ngo wenda cyane. Kadukomeze icyanyuma nanjye ubwo noneho ngiye kugihiga, ngiye kongera nsome Bibiliya. Ndimo ndasoma Bibiliya, ntibashyiraho kamera bataza kubona ko ngiye ndimo ndasoma Bibiliya, batagira ngo ngende umuntu utegura ntabizi. Twagiye neza nise nsubiza ikibazo. Ndamutse nkubwiye igisubizo wambwira ikibazo ari iki? Icyo nicyo cyose cyonyine. Kandi ubu namubaza ikibazo cyoroshye n'ubundi yatsinze.
amuha yabona aricyo kinani nta kibazo cyoroha kiba wasanga aricyo cyoroshye cyane wasanga aricyo cyaba gikomeye ikibazo cya nyuma mwiremwa ni iki Imana yaremye mbere yaremye ijuru n'isi yaremye umucyo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi ndisanye mu itangiriro mu itangiriro ufite Bibiliya ndaza kuguha Bibiliya ufate mu itangiriro kuva ubwo ni Genesis ya mbere 14 kugera kuri 19 aho tubibona none se igice cya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere nase mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi ngo nicyo nagendeyeho nsubiza mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi yari itagira ishusho yariho ubusa umwijima wari hejuru y'umuhengeri maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi Imana iravuga ati habeho umucyo ariko urabona ko umucyo waje mbere waje n'ubundi yamaze kuvuga ngo mbere na mbere umva n'ubwa mbere ku Ngoma TV show nkoze kwizi umuntu akaza akagira amanota use n'iki ngiki cya nyuma byo yavuze umucyo n'undi reka boy nicyo 8 ku 10 naryo nta confusion nta gice kibamo congratulations guys ni ku Ngoma TV show ndagira mbabwire ko ibi bintu biririyo ndagira mbabwize ukuri ko agize amanota 8 ku 10 next time ndagira ngo tuzakora ikiganiro twagiye muri lunch kuko abyemerewe tagira ngo ni ibintu byo kubeshya ubutaha tuzakora ikiganiro turi muri lunch tunaganira ati atubwire kuntu ibibazo niba asoma Bibiliya cyane kugira ngo we yabitsinda kuko niba umuntu ujya mu isezerano rya kera nagaruka mu isezerano rishyashya nagaruka mu bitangazo byo muri Bibiliya ugasanga byose arimo kanabikubwira birenze urugero bigaragara ko afite indi sagesse imwihishemo cyangwa se akaba afite amurikiye mu bundi buryo urumva mbese nyuma gutsinda iyi ku Ngoma quiz cyangwa se Bible quiz ndanezerewe gusa ikintu bimfashije nagiye nyine mbona Bible quiz zindi zatambutse ikintu kinejeje nuko muhita muvuga n'igisubizo kugira ngo nuri hanze abashe kumenya aho byangiritse naho ubundi kunzinze suko nzibira cyane ahubwo nuko nagize amahirwe ngiye nkunda kugira n'amahirwe mu bizamini ubwo nuko ngo birashoboka ko mwabajije byinshi nzi ariko hari ibindi mwari bubaze sinsindi gusa nyine ni byiza ko dusoma tukamenya Bibiliya nk'abakiri bato mwababyeyi mwe mujye mutoza abana gusoma Bibiliya kuko nibo babasha kubifata cyane nkatwara ibyo tugiye tuzi ko twabaye ahantu batwigisha muri ry'Imana tubishaka tutanabishaka nkuko nababwiye ko nabaye umuryango wa Compassion bakunze kugenda batwigisha ibintu by'Imana niyo mpamvu rimwe na rimwe uko ubana na Bibiliya ni kugenda ugira byinshi bishurirwamo niyo mpamvu igihe cyose nzayangira occasion mukandumira nzayanganiza abantu ijambo ry'Imana kuko narimwe kuvuga ubutumwa bwiza mbere yuko Imana ndema arizi ko iki gihe nzaba ndahangane no mpamvu ya accident itanjyanye buriya urakoze cyane Imana idarumisha yes nawe dropping number muri comment niba ushaka kuzitabira ku Ngoma quiz cyangwa se Bible quiz dutegurwa no ku Ngoma kategurwa nanjye Emi nzaguhamagara ushyire nimero nguhamagare uze nawe ukore nutsinda uyu Jean Paul ni umwe mu bantu bashyize nimero vuga ati nanjye ndifuza kuzitabira kandi koko biragaragara neza ko yiteguye kuko araje arabifuka treje turagushimiye